ijoro Imana yansuye abantu baba bafite nk'ibikwa ari byo bishingikirijeho, ariko ngo birangije nabonaga ngo ari ibikwa byubatse mu bundi buryo. None birangije ngo mbona hari marayika uri kugenzura byabikwa, ngo yagera ku gikwa ngo agashiraho to, yagera ku gikwa agashiraho to, yagera ku gikwa agashiraho to. None mbazo marayika se kuki yari abiri kugenda kuriya? Arambwira ngo hari abiri kugenda kuriya, ngo bariya n'abantu Imana yateye inkunga ariko barangije barayibesha. Nirambwira ngo ugenda umbwirira abantu banje, uwasengaga rimwe asengaga kabiri, kandi urimo imihigo yirinda kuyihigiramo indi, abanza ahiguriye yagize ute yahize. Newe enabini Petra viho sobresha songa hede ba isile vondo iki. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwerero hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda. Turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ukadushyigikira, Imana amahoro nibahe umugisha. Nabasezeranije uko nta mpamvu yo kubicisha irungu, ahubwo ngomba kujya mu duce nshobojwe. Ntabwo twose ndabona ubushobozi bwo kutugeramo, ariko aho nshoboye ngomba kuhagera, nkabazanira abakozi b'Imana tukaganira ku bitangaza by'Imana, tukaganira ku mbaraga z'Imana, tukaganira ku Imana ikora ivuga nyine byose kabisa, ko Imana yacu atari ikiragi. Nje kuri mikoro nitwa Imana Concorde, imbere ya kamera turi kumwe na Ingabire Judith Mama Rehema, ari nawe ugiye kudutangiriza n'isengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Kadusenge. Data wa twese wo mu ijuru, izina rye niryubahwe, ubwami bwawe n'ubuze. Turagushimiye ko ubwami bwawe butwegereye kuruta uko imyambaro twambaye twegeye. Turagushimye ko amaboko yawe ari magari kuri twe, izina rye nirihimbazwe. Muri iki kiganiro duhamagaye imbabazi zawe kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imbabazi zawe ziruta ibitambo, imbabazi zawe ziruta byose, kuko umuntu uriho imbabazi zawe niyumva iki kiganiro Kristo kiragiraho kimuvana kigire naho kimushitsa. Kandi umuntu uriho imbabazi zawe niyumva ikiganiro ararushaho gukura mu buryo bw'umwuka ndetse no gukomera. Kandi data twese wo mu gihe tugiye kuganira kuri iri jambo, tukugirireho umugisha, ari nge wigisha nabo nigisha, twese tugabanira imbere y'Imana isumba byose, na mwene data Concorde nawe bibuko. Kandi umugisha w'Imana twese utubeho ibihe byose, kandi tugirire gushwa n'ihirwe n'imbabazi zawe, umuco wawe tumurikire. Kandi data twese wo mu ijuru uduhe kuba mu ngo by'amasezerano ibihe byose, uturinde kuva mu mujishi kandi uturinde kunanirwa. Ngaho ubwami bwawe ni bube bwari muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mama Rehema tuguhaye ikaze rwose, urisanga twari tumaze iminsi tudaherukana, ariko Imana ishimwe ko turi bazima tutishwe n'ibyaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ashimwe Imana yaturamiye, ihabwa icyubahiro, yarakoze. Amen. Uyu munsi naje ngomba gutumikira abakunzi banjye. Yego. Mwa bantu mwe yukora ibintu ntugire icyitwa feedback. Cyase abantu ntibabivugeho. Yego. Bavuge bati ibintu courage, ibintu bikugenda nabi, gira ibyo ukosora, ibyo bintu rwose biba ari bibi. Yego. Uyu munsi rero ndi kugira ngo hari uwantumye kuri Mama Rehema by'umwihariko. Yego. Sibyo? Hari nundi wambwiye ati uzambarize abahanuzi mukorana ukuntu ibi bintu. Yego. Reka mbanze usome iyi message y'uyu muntu, hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Ntabwo ari yibanga. Yego. Bonjour. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu mukorana ibiganiro nasanze Imana iguhitiramo uw'umumaro. Imana ikomeze igushyigikire mu byo ukora waziye igihe. Yayabanje yambwira ati mwiriwe neza. Hari uwo yashatse guhamagara ntibyakunda, sibyo ntago ndamuvuga izina. Runaka byaranze naramuhamagaye arambwira ko ahuze. Nongeye guhamagara biranga, ariko Imana yampuje n'umubyeyi ugwa neza, Ingabire Judith. Buriya nawe hari igihe bizakunda. Message yanyandikiye tariki 3 z'ukwezi kwa 10. Iya kabiri nari mpereyo kanongeye nyisubiremo ayinyandikira kuwa 4. Bonjour, Yesu ashimwe cyane. Aba bantu mukorana ibiganiro nasanze Imana iguhitiramo umumaro. Imana ikomeze igushyigikire mu byo ukora waziye igihe. Yego.
Imana ishimwe yuko yanshimye ko naziye igihe Imana imuhe umugisha kandi ngo ko yahuye n'umumama mwiza ugwa neza witwa Ingabire Judith. Imana imuhe umugisha yego ubwo nge ndi gushima Imana yego shima Imana iba yankoresheje nkaza nkakureba none n'uyu muntu pe nta nubwo yanyibwiye nta nubwo nzi izina rye yandikiye message gutya arambwira ati ubwo waramusengeye birakunda Imana ishimwe. Yego uyakiye uti? nyashye neza buriya yarakoze cyane buriya no mu materaniro arigiye nabaga ndi mu materaniro yego namara kubwiriza nkumva nashiraho umwanya w'abantu barashima Imana ariko uzi ikintu cyanezezaga cyane kumva umuntu avuze ngo umukozi w'Imana Imana iguha umugisha urumva kuko ijambo umugisha ndaryubaha rikubiyemo ibintu byinshi cyane rero umuntu wavuze ngo mama Rehema Imana imuha umugisha karibu mu bavandimwe ubwo nuba urusha imyaka Rehema urahita uzube mukuru wa Rehema nayikurusha uraje inyuma ya Rehema. Ushobora gusanga wowe yarakwibwiye ahari ntabwo mbizi nge ntabwo yanyibwiye ariko Imana imuhe umugisha cyane ntago ari umwana w'ingayi. Undi yanyereje voice note arambaza atariko yego abahanuzi bubu mama Rehema arimo ndimo umuhanuzi muri iki kinyejana muri iki kinyejana kuko ba Eliya babayeho mu mbere ya Yesu hari ababayeho mu gihe cya Yesu hari ababayeho mu 1940 nge na mama Rehema ntago twe turavuka ko nta myaka 80 dufite ati none abahanuzi b'iki gihe we yivugiye abo mu Rwanda urebye kuko yabaye mu Rwanda ubaba hanze ati abahanuzi b'iki gihe n'abakera batandukaniye yego ati impamvu kera twarasengaga mbere yo gusenga abantu bagashyiraho umwanya wo kugira ute wo kwikiranura n'Imana ndumva ariko twawitwaga twaturirana ibyaha byacu na Bibiliya bivuga yego ati none ubu ku muntu mujya gusengana nugero nge ndi kure nahamagara wo mu Rwanda ngategereza ko yambwira ati tubanze dufate iminota 2 yo kwihana. Iminota 2 ishobora kuvamo n'5 kuko Imana iguhumuye amaso ukamurondora shano no kugera muri ngaye ateka umuntu ahamagara ati diravuze gutya na gutya nta mwanya wo kwihana ati uzagira umuhanuzi umbarize cyane nawe niba ufite ibisubizo unsubize. Anga ateko ndakugoye kuko ukora nibiganiro n'abahanuzi ubu uzabona uzamubaze ngira uko musubiza gato yuko mzumva kuko nge ntari umuhanuzi aho ndavuga nti mfite umuhanuzi tw'Ingabire Judith mama Rehema uyu munsi tugiranye umugisha turahuye tugiye gukorana ikiganiro ndavuga nteka nkubaze kwibi bintu mfasha dusobanurire umuvandimwe. Yesu nashimwe nanone ahimbazwe. Bene data bakundwa duhurira hano tuganira ibyubaka umurimo w'Imana n'ibidusana twembwe ubwacu. Umuntu wese umurimo yerekeje amaboko awukorana umwete kandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko uzibibira mu bugingo azasarura kubaho iteka ryose. Icyo bikoze tutibagije ko Bibiliya yavuze ngo mwaturane ibyaha byanyu kuko aribwo muzababarirwa. Aho naho turahageze tuhahagarare kuko umuntu wabajije icyo kibazo ni umuhanga. Ibi birashaka kutwereka iki? Twe kujya tubona abantu baduhamagara ngo nitubona kagasaraba hari imbere ngo tuvuge ngo abantu tugiye kuvugana nabo ninjije. Abantu baduhamagara ni abahanga, ni abanyabwenge, barimo abashumba. Hari ibiganiro twigeze gukora nge na David tujya duhuramo n'abashumba ariko na n'uyu munsi niko bikiri. Rero uyu muntu Imana imuha umugisha ariko uko byagenda kose Imana yacu ntago ihinduka. Imana yacu ntisaza ngo izamera imvi. Imana yacu ntikuka amenyo. Bibiliya ivuga ko umuntu wabyawe n'umugore ni Yesu ariko Imana yabayeho mbere na mbere isi itararemwa akanwa kayo niko katumye isi ibaho. Yego itegetse ibyatsi bibaho, itegetse inyamaswa mu ishamba zibamo.
n'akanwa kayo. Yego, Bibiliya ivuga ko ntiyabyawe n'umugore. Yego, rero umuntu utarabyawe n'umugore ntago bwoba dufite ngo yakutse amenyo ngo ubwo ngo kora turi 2025 ngo yarahindutse. Ntago yahindutse, ahubwo Bibiliya yavuze amagambo akomeye, mu bihe birusha nanga se mu bihe bya nyuma abantu bazaba bikunda badakunda ababo, bakunda impiya ndetse bikakaza. Urumva, batagira n'ishaka ryo gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo bo ubwabo bakora ibyo bashatse. Turabihuza n'iki Kristo? Yego, turabihuza n'iki kintu navuze mu kiganiro nigeze gukora kwa David, kivuga ukuntu twembwe dufite abahanuzi systeme yo kwikururiraho abantu n'abashumba bakagira systeme yo kwikururiraho abantu. Systeme y'abashumba yo kwikururiraho abantu babuza abantu kwegerana n'abahanuzi, bakabuza abantu kujya mu butayu, bakabuza abantu gufata ibihe. Ibyo byose bakabibabuza, bagashiraho umunsi umwe w'ingoyi. Niba ari kuwa kane basenga bakakubona ku itorero, nge navuze ngo uriya munsi ni umunsi w'ingoyi. Ngewe umunsi w'ingoyi sinzawusengaho, kenze data yambwiye ngo uriya munsi jyamo kuko ngukeneyemo. Urumva, noneho ugasanga uwo munsi niba babuzemo umuhanuzi witwa Judite, intambara irarumye, Judite bagiye kumutenga. Cyakoze njya nshima Imana, umudugudu nteraniraho ayo matiku ntahaba. Imana ishimwe. Shanda Judite kuko abuza ari umuhanuzi, turagira gute? Turamutenga. Imana ishimwe ko wacu bitahaba, ariko nawe we ku midugudu yanyu n'amatorero yanyu ndabakomeje. Mwuka wera batabare. Noneho twabahanuzi dufite systeme yo kwikururiraho abantu. Nugufata ibintu twigeze gusengera bigakira, nanga si byo twahuye n'abantu bari gusengesha barasengewe n'abandi, tukaza hano kuri social media nkakubwira ko nsengera abantu babuze urubyaro bakarubona, nkakubwira ko nasengeye na runaka karubona, kandi simenye kuko igihe runaka cyari kigeze kasengerwa nanjye, kandi simenye yuko mwese nashobora kubasengera ari nge ngenyine ngo musubizwe, ko hari n'abandi Imana igomba kugira ute gukoresha. Muzi inkuru y'umuhanuzi witwa Eliya. Imana yaramubwiye, yatumye n'umuhanuzi namubwira ngo genda umubwire ngo se wenyine ugize ute usigaye. Iyo rero umuntu afite ibi bintu byo kuza gushima amashimwe y'abantu yasengeye, abashaka kugaragaza ko ari we muhanuzi wenyine usigaye. Ndashaka kukubwira icyo uriya muntu araciriritse imbere y'Imana, ntari nawe muhanuzi wenyine usigaye. Noneho kariya ni aka systeme natwe dukoresha kugira ko twiyegereza abantu. Iyo ni systeme y'abahanuzi. Rwose ibanga ryacu ndarimenye, mwihangane ni muyanterera bayamenyereye. Ndayamenyereye, mwihangana, ariko ibanga ryacu ngize ute ndarimenye, ubu nivuyemo nk'inopfu. Yego, bahinga amasaka hakazamo urukungu rw'umukara, abana bakajya kwica rwa rukungu bakarurya. Bo ntibarureka ngo Yesu azarurandure, kuko Yesu nawe yaraziretse, ahubwo bajya kurwica bakarurya. Noneho ariko Yesu ejo bundi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo mureke urukungu rukurane n'iki n'amasaka. Iyo urukungu rwaje abana barya kuruhiga bo, ariko Yesu yaravuze ngo rukurane n'iki n'amasaka. Rero uyu murima w'Imana harimo urukungu hakabamo n'iki n'amasaka. Birashoboka ko urukungu ari nge nanga se urukungu rukaba ari wowe, ariko isysteme y'urukungu mbabwiye ibimenyetso bibiri uzaboneraho umuntu w'Imana n'umuntu w'umwishakira ndamu. Azafata amashimwe atarayo gushima ku giti cye, ayashime mu iteraniro ritamureba, ashime amashimwe y'abandi. Kandi Yesu twigiraho, Yesu twigiraho yakoze ibintu bikomeye, ngo yaragendaga agakiza umuntu akanamubwira ngo ntubivuge. Ariko twembwe turashaka kwikururira abantu, tukababwira ko twasengeye umugore wari utwite inda imaze imyaka 5, tukababwira ko twasengeye umugabo wari warabyaragenze, tukababwira ko twasengeye umusazi. Noneho utwo tuntu nitwo tubakurura, nitwo tubarembuza. Impamvu noneho umuntu ahamagara abantu niba batuze, nuko utwo tuntu ari two twabarembuje. Uraje mukozi w'Imana, narakumvishe uri mu murongo, uri mu mavuta, nyine utwo tuntu twakurembuje ngwino upfira abandi bapfiriye. Ariko nujya muri Yesu uravuga uti iyi nzira iri kurembuza abantu, kambanze nge nisengere ku giti cyanjye, mbona ubuhamagara wa muntu. Gatatu nje gusubiza wa muntu niwe ngisubize rega. Yego, uhamagaye umuntu, alo, irambwiye ngo irakuzamuye, irambwiye ngo ikugiriye neza, irambwiye ngo n'umwana wawe irabigeze, irambwiye ngo n'umugabo wawe, irambwiye ngo n'imodoka yawe irayirinze izanye n'indi.
umuntu ntimusuhuzanyije ntakubwiye ati amakuru yawe. Hari n'igihe uhura n'umuntu akagusuhuza kugira ngo mujyane mu njyana ye utamubera umuzigo. Nka buriya tuzi ko umusiramu umubwiye ngo Yesu ashimwe araceceka. Ugomba rero guhura n'umuntu ukamenya injyana uramutwaramo. Niba ari ngombwa guhita umubwira ngo Yesu ashimwe, nanga niba ari ngombwa uhita umubwira ngo irambwiye. Ariko bene data bakundwa, biragoye cyane kuhanurira umuntu utaraganiza ngo umenye umurongo ukwiye kumutwaramo. Imana iguha amakuru, umuntu agihamagaraye papa 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 papa. Mwabana mwe ibi bintu mwihaye, mwabana mwe ibi bintu muri kwiha, mwabagore mwe ibintu mwihaye by'ubukoroboyi muri kwiha ngo muri guhanura ibintu wajyangwa mu bitoragura mu mashashi nanga mu bitoragura mu muhanda. Ibi bintu umuntu aguhamagara, umuntu no kwitsamura abanza yabitekereza, akabicunga, akabikontorora hafi haba hari agaswara kugira utabangamira umuntu muri kumwukagira uti kwitsamura. Ariko mwembweho murafata ibintu birenze kwitsamura. Iyo witsamuye nabucira kubo muri kumwe. Itsamure neza mama, itsamure neza papa, itsamure neza musore, itsamure neza. Imana uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri, ahubwo system iriho urukungu ruri mu masaka kandi sitwaje kururandurana nyiri umurimo yasize ataruranduye. Ariyo wapfiriye itorero yavuze ngo mureka bikurane ariko nzabirimbura igihe kigize ute kigeze. Rero ntago Concorde we azurukungu. Concorde yo bamubwiye ngo hari umuhanuzi ajya gushaka ikiganiro. Concorde birimo nakazi, ibirimo nakazi. Nawe ubu ngubu umeze nka baba pasteri, ubu ufite ukuntu wakwirehereza abantu. Ubu nawe ufite wagira systeme y'ababa hanuzi, ufite ukuntu waresha abantu. Iburimo nakazi kivuga butumwa, ariko n'ubundi kadafite ikintu kakumariye hari igihe utagakora. Kuko ntago wagera mu rugo ngo umaze icyumweru kubunga ngo umugore ngakubwira ati none rasiyo bite, ngo umubwire ngo bujya ngo narindi kwa ntuza ngo ndi kumukoresha kiganiro. Yanakubwira ati izo views barazijya gasha, izo views tuzaziteka, izo views tuzazinywa zishure wasake, izo views tuzazigura umuruje muri konteri kuri reg. Ibyo bintu yabikubaza kandi abikubajije akantuma. Ngiye nk'umuntu usanzwe n'ubundi nganiza ngo njya mu bintu byubatse abinganije naza akakubwira ati wa mugabo uri ikigwari. Ubwo bugwari ntibwaba buguhama. Ni ukuvuga ngo rero Imana yacu ntihinduka. Umuntu guhanurira mutabanje mwavugana basi ngamenye ko uri umusiramu atarakubwira ngo Yesu ashimwe, ibyo se nareke no kubikubaza kuko wahamagaye umurokoro bawiyemeje kose. Ariko umuntu uzahamagara ntakubwira ati mwene data twaturana ibyaha byacu, ntago umuntu ahora mu mwuka iteka. Urumva na ba Petero babanye na Yesu, hari utuntu bagendanaga umunsi umwe bakava mu mwuka. Ntago umuntu ahora mu mwuka iteka, ntitukababeshe pe. Tekerezaga ibirayi, ngatekereza umuceri, ngatekereza minervari y'abana, ngatekereza ko umugabo wanjye arataha nijoro bwije kandi karitse dutema wenda sinziza, ngatekereza wenda randi rodi, ngatekereza wenda ibindi. Shuti yanje ndinde wo kugira ngo ahamagare ngo mite nkubwira ngo zopera amatasi aramenetse irambwiye ngo narakubwira ngo reka duce bugufi mu mitima yacu. Basi ntubinyaturire ubyaturira Imana, ariko duce bugufi mu mitima yacu dufate iminota 2. Ariko mwoka byarabo niba abantu ku muntu utakirimo umwuka babyubaha, ni gute twe ku Mana yacu tutabyubaha? Basi ngo tujye muri penitensiya. Yego niba tuzi ko habaho amasengesho yo gusengera umunsi w'igaburo ngo abantu batura ibyaha ariko bazarya igaburo, ni gute wowe ushobora gufata umuntu ngo uramukubita ubuhanuzi bwavuvuziza utamubwiye ngo atura ibyaha byawe? Bene data bakundwa, icyo bikoze niba ukeneye guhanurirwa ibi bintu birakugusha. Ariko niba icyo ukeneye ari uko Imana yakugirira neza, ibi bintu birakubaka. Ndahamya neza ko nta mukozi w'Imana, umuntu wahamagawe n'Imana, ukorana n'Imana, ubana n'Imana, ukoreshwa n'Imana, ushobora guhamagara ntakubwire ngo duce bugufi basi tubanze twature. Urumva
nta muntu wakora iryo kosa nawe wamusanga avuye mu iteraniro arakubwira ati tubanze twiyinire. Ariko niba hari abantu bahamagarwa bagakora utwo tuntu, umuco ndawutanze ni rwa rukungu Yesu yasize ataranduye. Ubwo niba warahuye n'urukungu Yesu yasize ataranduye rwose Concorde ntubimurenganyirize kuko iby'inkungu ntabisobanukiwe. Ariko njye muri systeme y'abanyamasengesho no muri systeme y'uko dusenga nzi ko tubanza twatuza abantu, twamara kubatuza bagasenga Imana batuje, nta mutima ubacira urubanza. Kandi buriya umuntu amaze kwatura ibyaha bye naho Imana itavuga arizera. Ariko umuntu ataratura ibyaha bye nawe umusengera muri ubwo buryo uzi kuvunika. Hari ibyo hanura ataye wewe ati urayabonyeho kagasaraba. Kandi mureke mbamenera ibanga sha na babandi mubonaho twatumenyetso nabo bari mindushi, barimo abatindi wakwereza na bitanu na wakabirya. Ariko umunsi umwe hari Imana imukubita mega akababonye uko avugana n'umutumishi, wamara nawe wabona agasaraba kakakosha. Mube maso, Imana ntinegurizwa izuru, amavuta ararindwa, yatarinzwe ajamo inshishi. Imana itugirire neza abahanuzi, uko Imana ari rikerana n'uyu munsi ni kuri iteraniro ritarimo kwihana riba ryuzuye abadayimoni n'ubuyobe n'ubusinzi. Iteraniro ririmo kwihana ni ikibore, ni umunyu wakayutse, nta kizima kiba kirimo. Imana ibagirire neza. Nsubije bene data babajije icyo kintu, ku ruhande rwanjye ibyo bintu sinabikora, ariko no ku ruhande rw'abandi bene data ndabamenyesha ko icyo kintu mugikoze kiba ari icyaha mukoze, kuko umuntu hari amaganya yebe abazi ushobora kumufasha. Hari umuntu ushobora kugira icyaha ku cyatura yihana iteka ryose kikamugarukamo. Iyo umubwe ngo tubanze twature hari ukuntu akuganiriza, arakubwira ati mwene data rero nubwo nje nsanzwe ndi umukristo pe ndasenga, ariko nukuri agafege karananiye nkavaho icyumweru ikindi cyumweru kakagarukaho. Iyo umubwe ngo mwaturerera arakuganiza ukamenya uko ibintu ugira ute ubifata. Ni nayo mpamvu dufite rimwe na rimwe abantu usanga rimwe na rimwe ugasanga ntitwitaba amatelefone. Ni iki? Hari igihe wenda uri kuvuga uti nanjye ubwanjye reka mbanze nishakemo imbaraga zo gukora uyu murimo, kubera kuko natwe turi abantu. Rero iyo usanze uwo unshizeho pressure ni hahandi nyine nzagusengera ntakwatuje kugira ngo umve imbere. Yego, niba rero kugusengera ngo umve imbere nzabikora muri ubwo buryo, ariko ngiye kubikora muri ubwo buryo nakureka kuko telefone ni yanjye. Nta muntu wamanika agatoki ngo ngiye nguriye telefone, ni yanjye. Nta wamanika agatoki, nta wateraho komenti, urumva ni yanjye. Uyu nguyu niyo mpamvu rero ngomba kwikoreraho Imana. Uko nyobowe n'Imana ntago nzakora uko nyobowe n'amarangamutima yanjye. Ikindi cya kabiri, hari igihe abantu tubona za nimero z'iminani tukavuga tuti izo ntago ari mano y'inanga, ni iz'abantu bakuru. Ariko nshuti yanjye ndashaka kubabwira iki kintu, bene data bahanuzi, tureke ubuhanuzi bw'amarangamutima. Tureke ubuhanuzi bw'amarangamutima. Nanga se ukumva umuntu akuvugisha ati nduhanaha ndi Kanombe Kigali, ugatangira ukagira ibintu by'amarangamutima. Tureke ibintu by'amarangamutima. Imana itugirire neza, kuko ibintu by'amarangamutima nayo ni intambara ku buzima bwacu. Kandi bene data ishobora kuzadukurira n'iki n'intambara. Hari aho wageze uhura n'iyo ntambara, uhura n'urwo rukungu, ariko Imana yongera ikugarurire mu murongo. Amasengesho abameze y'umuntu yatuye ibyaha bye, amasengesho y'umunyabyaha n'ikizira imbere y'Imana. Niba uzi ko wasenze utaratura ibyaha byawe, nawe bakagusengera ukemera wakoze icyaha. Amen. Amen. Yego, ingingo ya mbere turayirangije. Ingingo ya mbere turarangije. Ndatumitse Imana y'amahoro guha umugisha kuba ugiriye inama wangishije inama. Yego. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye kwiganirira ku ijambo ry'Imana. Ijambo niryo ryatubohoye, kandi ijambo riba ririzima kuruta ikintu cyari cyo cyose. Buriya nababwiye ko kubera ikirere bakagiripe ndi guhangana nako ijambo iyo ritariho abantu bigira ibyigenge. Iyo ijambo ritariho abantu barayoba. Iyo ijambo ritariho
abantu barahumana. Rero mu mwanya katwiyumvire n'ijambo hamwe n'ikiganiro twatangiye, noneho dushireho n'ijambo. Amen. Tugiye kuganira hano ku ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho ni icya 9. Turasoma ijambo ry'Imana duhere ku murongo wa 6. Karibu no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, yego, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, yego, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Yego. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, yego, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha bakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Amen. Imana iguha umugisha. Amen. 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 Iri jambo riratubwiye ngo ariko noneho rero, yego, ariko noneho rero ubibanye azasaruranye, ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Si ijambo ribitubwiye ngo kandi nidutanga, yego, utange uko umutima wawe ugize ute, utegetswe. Ntago ari uko utegetswe n'umuntu, si uko utegetswe n'umuhanuzi, si uko utegetswe na pasiteri, si uko utegetswe n'undi muntu uwo ari we wese, ngo kuko nutanga uko umutima wawe udategetswe, wowe ubwawe uzaba wikururiye umugayo. Kandi ntago Imana izabona ko hari icyo ukoze, izabona ahubwo ko ntacyo ugize ute ukoze. Yego. Noneho uku gutanga, ijambo ryatubwiye ngo ni ukubiba. Yego. Iyo umuntu abibye ibigori asarura iki? Ibigori. Iyo ubibye amasaka usarura iki? Amasaka. Ubibanye azasarura nke. Iyo umuntu abibye ibiro 50 ntago yajya gusarura nk'uwabibye ibiro 10. Abo bantu byanga byakunda ntibasarura ibigize ute ibingana. Ndashatse kubabwira bene data bakundwa, bahanuzi bavuga butumwa, abanyamasengesho, ibyo biba nibyo usarura. Haleluya. Niba uteye imyumbati usarura imyumbati. Iyo uhinze ibirayi usarura iki? Ibirayi. Iyo uhinze ibijumba usarura iki? Ibijumba. Nta muntu urahinga inyanya ngaje guca intoryi bene data bakundwa. Ni iki wabibye? Niki wabibye? Kandi ngo uyu muntu wabibye neza afite umugisha, Imana izamwagura. Ngizamwagura imugire mugari, ngizamwagura habeho ikintu cyitwa kunyanyagiza, ngo nubwo yagize neza yabibye akennye, ariko Imana izagira ute izamwagura, kuko yabibye umutima ugize ute ubikunze. Haleluya. Mbese hari imirimo wakoze umutima wawe utabikunze, hari ibyo wakoze umutima wawe wumva bari kuguhata, hari ibyo wakoze wumva bari kuguforusa. Yego. Umuntu rimwe yageze kumpamagara, arampamagara, ndanje mfata telefone ndamwitaba, ndavuga reka uyu muntu mwitaba. Arangije arambwira ngo maze igihe ngushaka, narakubuze ngo nsengere, ngo ariko ukimutanga nimero zidacamo. Ntago duhora ku mirongo, ntago turi Yesu. Amen. Ntago duhora kuri network, ntago turi Yesu. Ntago duhora kuri WhatsApp, ntago turi Yesu. Yego. Ariko Yesu ahora kuri rezo. Nubura network yanjye ya telefone, hamagara Imana. Haleluya. Hari n'igihe uzahamagara Imana ngahita nkuramo akadege, ariko njye ntago ngora kuri network. Haleluya. Birangije ampamagaye, ndangije ndamubwira ntumva ro nkubwira, Imana yacu uko ushaka ko mugendana niko mugendana. Iyo ushatse ko mugendana neza, mugendana neza. Niyo ushatse ko mugendana nabi, mugendana nabi, bitewe nuko umutima wawe ugize ute ubikunze. Ndamubwira nti none ushobora kwihana ibyaha byawe,
wamara kwatura ibyaha byawe tugakomezaho n'ibindi, niba turaganira n'ijambo tukariganira ngo nge ngo nta muntu nyatuzaga. Nahise mvuga nti telefone nge narayiguriye, ntago uzacubura ngo warayinguriye. Toka Satani. na Yesu nayo yaravuze ati Satani mvi inyuma, bwira Satani kuva inyuma, aho kugira utwarwe n'amarangamutima ituvuga uti toka Satani. Na Yesu yararikoresha iryo jambo, aravuze ati Satani mvi inyuma, ndamaramaje mu rugendo rwanjye, miso yanjye ntago irahagararira. Yesu ashimwe. Ariko ijambo ratubwiye ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ibyo wabibye nibyo uzasarura. Niba warabibye amahoro uzasarura amahoro. Niba warabibye gutanga umutima wawe bishatse nibyo uzasarura. Niba warabibye gutanga ariko ukirirwa uvuga abantu wahaye uzasarura nawe amagambo. Buriya amagambo ni nko gusarura icuka. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Wabibye iki? Yesu ashimwe. Ndakubaza wabibye iki nabibye iki? Ni izihe mbuto wabibye? Ko tumenya ko n'umukene wabibye ngo Imana imureba. Impamvu umukene wabibye akabibana umutima ubikunze ngo Imana imureba, mwibuke Yesu ngo yarari ahantu ngo abantu baratura igiseke kiruzura, ngo ariko abona umuntu watuye n'umwe, ngo umuntu wari watuye isengeri imwe w'umupfakazi. Haleluya. Ngo niwe Yesu yabonye, ngo kandi abandi Yesu ntiyigeze agira ute ababona. Wabibye iki? Wabibye ubusinzi. Niba warabye ubusinzi uzasarura inguma, nanga se usarure izindi ndwara. Wabibye ubusambanyi. Niba warabibye ubusambanyi uzasarura indwara runaka. Wabibye kuroga. Niba warabibye kuroga, abo waroze bazabaho ariko uzahorana ibyago n'amakuba. Haleluya. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo umuntu wese Imana izamwitura ibihwanye n'ibyagize ate yakoze. Nta gahunda Imana ifite yo kukwitura umugisha utarigeze uba umugisha ku bandi. Nta gahunda Imana ifite yo kukugirira neza wowe utarigeze ugirira neza abandi. Haleluya. Ibi bintu tubyumve, tubikurure. Hari igihe ubona umuntu inyuma ukamubona yatebeje ukavuga ngo uyu muntu Imana yamugiriye neza. Siko biri. Abafite ineza y'Imana bayiyumvamo mu mutima, niyo baburaye bayiyumvamo. Iyo niyo neza iva ku Mana. Haleluya. Wabibye iki? Niba warabibye gukuramo inda, uzahura n'inzira ugiye kunyuramo uzashoberwa. Yego. Niba warabibye kugambana, Uwiteka azaguhembera icyo wabibye. Niba warabibye kubeshera abandi, Uwiteka azaguhembera icyo wabibye. Kankoro uzi umurozi mubi? Uzi umurozi mubi? Ntabwo muzi. Umurozi mubi kurusha wa wundi ushobora kuguha uburozi bw'ubutamikano. Buriya baraburutsa sha. Umurozi mubi ni umuntu ushobora gutera agatebe, akavuga konkoro udakamumanuka, yava kuri konkoro udakavuga ngabira akamumanuka. Ubwo burozi nta muntu uburutsa, urumva? Kandi ubwo burozi hari igihe bugukura mu bandi sha. Hari igihe bugukura mu bandi, ubundi uzatinya uwo niwe murozi mubi. Uwo niwe murozi mubi. Umurozi mubi arabona aho uri kugirira umugisha akaba arahagiye. Ati muramuzi uriya mugore biriya avuga kuriya gusengeye ukabona bigenze kuriya, birana imbaraga z'imyuka mibi. Ejo agakubita kwa runaka. Uriya mugore uramuzi, uriya mugabo uramuzi, ameze gutya na gutya, ameze gutya na gutya. Uwo niwe murozi mwenyewe. Naho abandi barozi barababeshera. Hari igihe uri mu mavuta umukubita ukamukubita ntagaruke, ariko umurozi w'amagambo we agukura mu bandi. Atuma ujya mu iduka ryawe ari iryawe, wageramo warebana n'umuntu ukagira isoni. Atuma utaha iwawe mu gipangu wagitahamo ukagira isoni. Atuma ugera muri karitsiye, wagera muri karitsiye ukumva ufite ikimwaro. Ugera mu materaniro sha ukagira isoni. Hari abantu batumye abantu bagira agahinda, ariko ibyo wabibye nibyo ugiye gusarura. Umutima wababaje, ibyo wawubabarishije nibyo ugiye gukubirwa na Imana ikubabarisha. Umutima wababaje. Umurozi mubi ni umuntu uvuga abandi
ukirirwa uvuga abandi ugatera intebe ukavuga abandi biraravuze ngo wicara uvuga nabi mwene sko ngo ubeshira mwene nyoko shuti yanjye icyo biba nicyo uzagira ute uzasarura uzi ko hari n'abantu n'umuntu ukubwira ngo musengere wahita uvuvumanga ukavuvumanga kwa kundi nyine bavuvumanga ugasanga wowe ubwawe uvuze ibintu by'amarangamutima yawe nanga wowe ubwawe wihingaguriyemo ugasanga ibintu mubwiye nibyo wagizemo amarangamutima hari umuntu uza ati yewe mana we ati mana urabizi ati maze imyaka 10 narashatse ati ariko urabizi ute noneho igihanuzi naco nkanjye kikareba ayo marira kiti mana reba uyu mugore w'inzoba ararize none hano hahise haza umutuku wagira ngo yisize mukoro mana koko uyu mugore noneho ko arizunga nuko maze noneho abagore bo barariraga bakanahorota maze yo noneho rero kubona amarira y'umugabo atayigo ati muntengera ati ndasenye narasenye umugore yaranaye bana baranaye kavuga uti nyamara uyu mugabo nuko ko Imana n'inzira karengana uzi ko hari abantu barirabiriza uyu mugabo n'inzira karengana noneho ugahita ta ivumbi rantumutse urumva kandi iyo utareba kumarira ye wari kumenya icyabiteye uzi ko dufite ingaruka zo gusengera abantu tukabahanurira ibintu bazarinda bapfa batabonye kuko Imana dukorera ariyo yabashize muri iyo nkoni bahanuzi muri maso banza umenye icyo nzira ibyo umuntu abiba nibyo azagira ute azasarura niba waragize ubuntu ngo Imana izaguha umugisha uzi ko hari umuntu Imana iteza inzara ikamuteza kuva mu kazi kubera yagize ubugugu ibyo wari ubizi hari umuntu twigeze gusengera yakoreraga ahantu hariya hirya muri ville nyine ntavuze izina yahombye ibintu bitari hasi ya miliyoni 60 azize iki yazize umuntu w'Imana uwo muntu nta nubwo ari umuhanuzi pe yazize umuntu w'Imana yemereye kwishurira umwana w'ishuri abyemera icyo gihe akiri hasi no kubona bya 40 ari ikibazo ariko Imana imuzamuye yibuka wa mwana yagizeho indahiro Imana iragenda ibika iyo nzika hari igihe dusengera abantu Imana yabikiye inzika noneho aka kantu twe turibesha tuzi ngo k'Imana ngihorana iby'ubuntu buriya Imana yimye Sara urubyaro akagera mu zabukuru niyo nawe yarukwima Imana yatumye ba Yohana bagapfa muri buriya buryo niyo yagutanga ugapfa iyi Mana tuyisenge duhinda iki duyisenga tugira ute dutinya iri joro nari ndyamye ngiriye yerekwa ndyamye pe kandi numvaga nshaka no kwijyamira nari naniwe ariko iri joro Imana yansuye hari n'abandi yasuye kuko nidusurwa mu buryo bumwe ako burana nawe hari igihe yagusuye nagira umugisha imbere y'Imana Imana iransura ititaye ku munaniro nari mfite ngiye kubona ngo nabonaga abantu baba bafite nk'ibikwa ari byo bishingikirijeho ariko ngo birangije nabonaga ngo ari ibikwa byubatse mu bundi buryo none birangije ngo mbona hari marayika uri kugenzura byabikwa ngo yagera ku gikwa ngo agashiraho to yagera ku gikwa agashiraho to yagera ku gikwa agashiraho to noneho mbazo marayika se kuki yari abiri kugenda kuriya arambwira ngo hari abiri kugenda kuriya ngo bariya ni abantu Imana yateye inkunga ariko barangije barayibesha ngo bamaze kuyibesha none ibihe bibashize muri risk hajya ko nize makeya bura risk yo nikira menya ko ari igihombo ariko rukumva asomamo gace none birangije Imana irambwira ngo ugenda umbwirira abantu banje uwasengaga rimwe asengaga kabiri kandi urimo imihigo yirinda kwihigiramo indi abanza higura iyo yagize ute yahize
ndakanguka nanjye nahise ntekereza ndavuga ntihajya nahize ugwahe n'ugwahe hajya nahize ugwahe n'ugwahe kugira nanjye igikuta cyanjye badagishiraho towa ariko turi gusengera abantu bihamagariye Imana bakayicokoza umuntu agahiga umuhigo agacokoza Imana umuntu ibyo biba nibyo uzagira ute nibyo uzasarura ariko noneho hari abantu bababaje Imana konkoro umuntu akabaragurira umuntu ibirayi akaza akakubwira ati konkoro ndi imbere y'Imana Imana ndumvise umutima wanjye uri kunyemeza kukugurira ibirayi kandi uburyo ndabufite ugategereza bya birayi akakubwira ko azabizana n'ejo ejo ukavuga uti nanjye ndacira inshuro ntago nkiyaguza ibirayi ndagura ibishimbo bukajya kwira bya bishimbo ari byo uri kubona mu nzu byonyine Imana irambwira ngo mbese ko murika abandi mukarika abo yaremye kuki abantu muvuga ko Imana yabaritse mu masezerano Imana yambwiye ngo mbwira twibwire nanjye ndi kwibwira ije kubaranwa n'umuntu wari we wese Imana yambwiye nijoro ngo ije kubaranwa na buri mwe wese wowe uri guhigira imihigo mu yindi Imana yaguhaye urubyaro uravuga uti Imana n'umu rubyaro nzagushima ntiwayishimye Imana uravuga uti Imana nunyubakira urugo nzakubaha ariko urukurenga urugo Imana yubatse ukarusambaniramo Imana iravuga iti nzaguha abana irabaguhaye ariko Imana uyikamiye mu kitoze uvuze ko ntawe utabyara n'urunyabutongo rubyara Imana ije kubaranwa na buri muntu wese izabaranwa n'ukomeye Bibiliya yatubwiye no ku mukene izabaranwa n'ukomeye izabaranwa n'uworoheje izabaranwa n'umunyembaraga izabaranwa n'umunyantegenye izabaranwa n'uhetse izabaranwa n'uwonsa izabaranwa n'uhagaze ije kubaranwa n'ugendera ku kabando ije kubaranwa n'ugendera mu modoka ije kubaranwa n'ugendera ku igare ije kubaranwa n'umumotari ari esayini ariko yambwiye ngo ije kubaranwa na muntu buri muntu wese mbese mu mibare urabaranwa n'Imana urumva utaratsindwa mbese urumva ibyashizweho towa ibyanjye ntibirimo ibyawe ntibirimo icyo umuntu abiba nicyo azagira ute azasarura wabibye iki ni ibipapayi ni ibidodoki ni iminyinya ni intagarasoryo ni ibinopfu ni amasaka ni ibigori ni ibiki wabibye ni ibiki nabibye ariko bene data ngo Imana ije kubaranwa na buri muntu wese numvaga ijambo twaganira riri ntambutsa n'iyi message kuko Imana ije kubaranwa na buri muntu wese kandi abahize imihigo muhigure hakiri ku manywa butarira Imana itarabaranwa natwe kubera kuko Imana ishobora kukureka ugahura n'ibindi bishobora gutuma uhiga rero aho kugira ngo wigwizeho igitsure cy'Imana utunganye inzira zawe ibyo umuntu abiba nibyo azasarura n'ijambo ry'Imana ribitubwira bari abantu bafite ubumuga turabashinzwe bari abantu babakennye twumvise ngo ko Imana izabanyanyagizaho umugisha twibinuba bari abantu twibinuba ibyo umuntu abiba nibyo azasarura Imana itugirire neza nigeze rimwe mbwira umubyeyi yari ari gutuka umwana ibitutsi bikomeye ndamubwira ntari kuzi ikintu ukoze arambwira se ngo nkoze iki ndamubwira ntakanwa k'umubyeyi kararema ikintu uvuze ukihano gisabira Imana imbabazi kandi ubwire n'umwana kubabarira arambwira ngo oya ngo ibyo nukorora ariko bene data bakundwa buri ikintu nabiba mu mwana kenshi nicyo usarura iyo atari satani wagusabye nicyo usarura urebe ibyo tubiba ni ibiki ibyo nabibye ni ibiki dusenge dukiranuka duhindura Imana iki umushitsi kandi twitandukanya n'iki ni icyaha Imana amahoro ibagirire neza tugana ijambo ry'Imana tugezeho n'ibindi twatangije n'ibindi ntago waburamo ijambo rimwe rikugirira umumaro Imana ibaha umugisha Amarehema urakoze kwitanga yego warebye ko urwaye grippe twavuga utekuze uganirize abana b'Imana ibyo Imana yagutumye yagushyize ku mutima n'ukuri pe mbikuye ku mutima ngusabiye umugisha murakoze cyane Imana ibaha umugisha nawe ugiye gutanga nimero yawe
ku buryo wakumva yafashijwe yaguhamagara mukaganira mugafatanya gusenga akagusengera nawe ukamusengera mugasengera tugasengerana yego none ngize kuyitanga udusoreze n'isengesho ngiye gutanga nimero ariko ntumamagara ntumbone ntago mpora kuri network Imana niyihora kuri network birashoboka cyane ko wambura ariko nunambura uzanyandikire kuri WhatsApp nzagusubiza hakenshi nkunda kuba mpari Imana amori bagirire neza nimero yanjye ni 0788 97 15 niyo nkunda gukoresha kuri WhatsApp ni nayita hava niyo mpamvu ariyo ntanga Imana y'amahoro rero bagirire neza katwisengera Imana yego katwisengera Imana twinginga Imana tuyibwira ngo Mana urebe niba Imana niza kubaranwa nawe itowe itaragufata nanga se irasanga nta kibazo mufitanye ariko buri muntu wese waburihe Imana ije kubaranwa n'umuntu wari we wese amen urandinde mwami Yesu ntunganyirizwe imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidika kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje Mana yacu Imana yo kwizerwa twibutse ko tukiri muri iyi si murimo wacu ari uwo kugukurikira gusa no gukomeza iyo nzira nk'uko wayitumenyesheje wacu yaravuze ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe uzaza uca uwo mugozi uzabumbosha umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera hari abantu benshi bafite imigozi ibosha umutima ariko namenye ko data ari buciye imigozi ta edistike fenomejezi de prevenimando dike dosisa voveniam ne edo eta bine fando ekedo sta la chave ekeno sta de fibre nirbota kwe entai de vostai uciriye imigozi abantu bari kubona ko byarangiye abantu bari kwicuza kugiye bakwizereye bakaba bari kubona nta nyungu uciye imigozi satani yabaziguje ibereka ko kukwizera ntacyo bimaze te eka yesa konta eke before decide compre efwa esendo gesta de provenema uci imigozi iwasha imitima y'abantu barwaye indwara z'amayobera baburiye igisubizo si turakwinyize ngo uci imigozi iyi ngozi iri gusenyuka nta mpamvu ongera ukingira abantu bawe dahwiste enema eki desikeje forme de prelebo uci imigozi desesha fobre gido salobre hofayidesi ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi baburiye igisubizo abantu barwaye imitwe idakira abantu bajya kwa muganga bakabura igisubizo hari abajya ku baganga bakafata ibizame byose ariko bakabura ikibatera
Kristo uca imigozi kuko urabishoboye, kandi kukwizera bifite icyo bimarira umuntu ukwizeye. Ubuze ibyiringiro umuha ibyiringiro, uduhe kubiba aho dukwiye kubiba, uturinde kubiba ku gasi, uduhe kubiba mu butaka bw'imbabazi, kuko ubutaka bw'imbabazi nibwo bwera ntiburumbe. Kandi Kristo uta ekede sivonia icampa umugeni wawe akagumya rwose kurindwa, kandi imyenda y'umugeni ntiyandure ngo ijyemo ikizinga na kimwe. Kandi Kristo tumenye kuko igihe kije kisohoye, abasenga data mu kuri no mu mwuka akaba ari bo bamusenga. Ariko Kristo lehedikaide bofide zeneshotai newe enabini pitra viho sobrieshe songlahide baisile vondo ikine destai. Abo ngabo bamusenga ni n'abazabana nabo, nibo bazambuka Yorodani ubwo izaba haza dobi egide sidekire, ubwo izaba habayemo inyanja nyinshi. Ewe ene na fido brere sado bre, uduhe rwose kugusenga uko bikwiriye, uduhe guhora twezwa amatabaza yacu ahora yaka. Ijambo ryaramwe ngo nuko ngo bari 10 ariko habonekamo 5, ngo kuko nibo bari baragize umwete wo kuzigama, ngo nibo bari bafite amakuru y'urugendo. Uduha amakuru y'urugendo kandi uturinde lehofo elisobreregedo dra, guhagarara hagati no hagati. Yamurye yamwe ngo udakonje kandi nubire, ngo urakazu yazengeye kukuruka. Uturinde kuba waturuka, ngaho ubwiza bwawe ni tubeho, imbaraga zisumba byose zitugote, kandi uruhisho rwe rugumye kudutwikira. Sawa de hasava dobreregedo dagista mandro. Urakoze kubw'uruhisho rwawe twikije abakwizera n'abakubaha. Cyubahiro ni kibi cyawe, kandi nutarufite umwete wo kubiba nabibe, kuko ibyo umuntu abibari byazasarura. Urakoze Kristo, hamwe na mwene data umugwize konkorude, umugirije neza, imbaraga zawe zimubeho, rwana nishaka n'umwete. Kandi Kristo bwiza bwawe bumurango cyane. Uwiteka Dawidi yavuze ijambo rikomeye ngo ushingure icumu umuntu hagara wimemere bingenza. Nuko nyine tubimusabiye, ngaho bimuhera ubuntu hamwe n'abumvise ijambo ndetse n'abo dusabiye. Umuntu wese uryamye ku gisasiro niyumvira ijambo akuvira isengesho, yumve muri hari gihindutse ahaguruke. Turagushimye kubw'ubuntu n'inama tugira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.